Yesu ashimwe bene data, manje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nkuko tubimenyereye, ndi Mukaribio Pasikazi, ndi umubyeyi w'abana bane. Si ubwa mbere nje kwiyobokamana TV, musanzwe mumbona n'inshuti n'abavandimwe, dusangiye urugendo rwo muri Yesu Kristo umwami wacu. Uyu munsi rero ndagira ngo turibuze kuganira ku ijambo ry'Imana, kuko turi mu minsi yo kugira ngo twitunganye n'Imana, twegere Imana, dushake mu maso y'Imana, dukunda Imana, tuyibwize ukuri, tuyerekeze imitima yacu, ituyobora inzira, itwegere kuruta uko imyambaro yacu twambara itwegera. Uyu munsi rero nabonetse imbere yanyu kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Tuza gusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, igice ni cya 33, turahera ku murongo wa 9 turageza kuri 11. Tutarinjira muri icyo gice rero, reka tubanze twubaha Imana, dusenge, kuko Imana yacu ari urukundo kandi akaba ari byose. Turagushimiye Mana nziza, tugushimiye kudukunda, tugushimiye kutwitayeho, tugushimiye kudutekereza. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ibyatubayeho, tugushimiye ibyo turimo, tugushimiye imbabazi zawe utugirira amanywa na nijoro. Nushimwe twongeye kuboneka kuyobokamana TV kugira ngo twamamaze izina ryawe, kugira ngo tubwire abantu icyo bashakaho. Si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ni rwa rukundo dukunda. Ndi indogobe yawe rero ugendaho, nyemerera icyo ushaka kubwira isi yose kinyure mu ijambo ryawe. Wereka abantu inzira, ukuri n'ubugingo, usobanurira abantu ibidasobanutse, kandi nibakumvira bakakubaha, wavuze yuko uzajya udukiriza igihugu. Reka icyoro kiganze rero, uhere none ukageza iteka ryose. Amen. Kadusome ijambo ry'Imana riri muri Ezekiyeli 3:3 umurongo waho wa 9 tugeze ku wa 11. Haranditswe ngo, ariko nuburira umunyabyaha ngo ahindukire ave mu nzira ye, nadahindukira ngo ave mu nzira yazapfa azize ibyaha bye, ariko weho uzaba ukijije ubugingo bwawe. Nuko rero mwana w'umuntu, ubwira umuryango wa Isirayeli uti, uko niko mvuga ngo ibicumuro byacu n'ibyaha byacu nitwe biriho kandi bitwica nabi. None se twabasha dute kubaho? Ubabwira uti, umwami w'iteka aravuze ati, ndirahiye sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha, ahubwo nezezwa nuko umunyabyaha ahindukira akava mu nzira ye maze akabaho. Nimuhindukire mugaruke muve mu nzira zanyu mbi, kuki mwarinda gupfa mwaba inzu ya Isirayeli mwe? Imana itugirire neza cyane. Uyu munsi nakuzaniye intego ivuga ngo kwihana niko guhesha umuntu ubugingo. Kwihana niko guhesha umuntu ubugingo. Wavuga ngo kwihana ni iki? Iyo bavuze kwihana wumva iki? Kwihana si ukwibabaza, si ukubabaza umubiri, si ukwihana igihe gito, ahubwo ni ugupfa ku cyaha. Iyo udapfuye ku cyaha ngo were, ngo wezwe, ukiranukira Imana, ngo ibyaha byose wakoze ukire, Imana igukize, ntabwo uzabona ubugingo. Rero kwihana ntago ari ukubabaza umubiri cyangwa se ukwiha igihano kw'icyaha runaka uba wakoze. Ibyo ntacyo bimaze, kuko bidashobora guhindura kamere y'umuntu ngo imugeze ku gakiza. Ntabwo kwihana gutyo bishobora kukugeza ku bugingo. Kwihana kandi ntabwo ari ukwicuza. Umuntu ashobora gukora icyaha akicuza, ariko amaze kubona ingaruka yacyo ntakireke. Ni ngombwa ngo nukora icyaha uhita ukireka.
urugero, Yuda amaze kugambanira Yesu yaricujije, ariko ntibyamubujije kujya kwimanika. Kwicuza konyine ntigushobora gukiza umuntu, ahubwo iyo wihanye kandi ugahindukira ubasha gukira. Imana itugirire neza cyane. Kwihana rero ntabwo ari ukwicira urubanza, oya. Abantu bamwe bazi ko kwihana ari ukwiyanga kubw'icyaha. Ntabwo ariko bimeze, nta nicyo byamarira umuntu, ahubwo kwihana ni ukuzinuka icyaha ukakireka burundu ukakivamo. Bibiliya ivuga iki ku kwihana? Ubutumwa bwiza bwose butubwiriza kwihana. No muri Bibiliya hari amagambo menshi twagiye dusoma atubwira kwihana, atubwira kwiyeza, atubwira gucira Imana bugufi. Rero icyo Bibiliya ivuga cyangwa se icyo Imana ivuga, irashaka ko usimbuka ubuzima wari urimo ukegera Imana, usimbuka ibibi wakoraga ukabihindura ugakora ibyiza. Niko kwihana, kandi ugafata icyemezo, kuko udafashe icyemezo ntabwo wabasha kuva mu byaha ngo uzabone iki? Ubugingo. Rero kubera ko ukeneye ubugingo, ihane kandi wihanire kureka n'Imana igushakaho. Abahanuzi bo mu isezerano rya kera babwirijwe n'abantu ubutumwa bwo kwihana. Guhindukira rero ni ukureka ingeso mbi zose wakoraga. Mu gitabo cyo mu Bami ba kabiri igice cya 17 umurongo wa 13, Uwiteka yajyaga ahamiririza Abisiraheli n'Abayuda ibivuye mu buhanuzi bose no muri bamenya bose ati, nimuhindukire mureke ingeso zanyu mbi. Iri ni ijambo ry'Imana. Imana irashaka ko duhindukira. Muri iyi minsi ya nyuma Imana iri kwiyegereza abantu, kababwira ngo ni mwezwe, kababwira ngo ni mwihane, kababwira ngo ni muhindukire, muhindurwe n'imiburo yanjye. Ni ko Uwiteka avuga. Yesaya 3:1 umurongo wa 6 haravuze ngo, mwa Bisiraheli mwe nimuhindukirire uwo mwagomeye bibabaje. Murumva ko twagomeye Imana. Nimureke duhindukire, Imana yongere inezerwe. Nimureke duhindukire, Imana yongere yishime. We gupfa uzize ibyaha byawe kandi waraburiwe. Imana ituganze cyane. Yesaya 5:9 umurongo waho wa 20 haravuze ngo, nuko umucunguzi azaza i Siyoni asange abayakobo bahindukira bakareka gucumura. Ni ko Uwiteka avuga. Muri Ezekiyeli ho hakambwira ngo, erega sinishimira ugiye gupfa ko yapfa. Nuko nimuhindukire mubeho. Ni ko Uwiteka avuga. Amen. Ndagira ngo nkubwire ngo, ni wahindukira urabaho, ni wakwihana urabaho, ni wava mu ngeso zawe mbi zose ukorera Imana uri buze kubaho. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Kugaruka, kwimura ibigirwamana no gukora ibyangwa n'Uwiteka. Nimureke twimure ibigirwamana, nimureke tuve mu byaha, nimureke twezwe, nimureke twihana. Ezekiyeli 14:6 aravuga ngo, nukubwira ab'inzu ya Isiraheli ati, Uwiteka aravuze ngo, nimugaruke mwimure ibigirwamana byanyu, mukure amaso yanyu ku bizira byanyu. Imana ishimwe. Mugenzi uragana mu ijuru, garukira Imana. Ibyo uhanzeho amaso ntago byagukiza ku munsi mubi. Ibyo uhanzeho amaso ntago byagutabara. Ibyo uhanzeho amaso ntago byagira umumaro ugeze mu kaga. Hindukira, garuka, va mu bibi, uve mu ngeso mbi. Nimureke duhindurwe n'imiburo y'Uwiteka, nimureke tuve mu byaha, nimureke twezwe, nimureke dukiranuke. Muri Matayo 3:2 aravuga ngo, mwihane kuko ubwami buje buri hafi. Muri Mariko 11:15 akavuga ngo, igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi. Nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Imana ituganze cyane. Wirinde kuba wapfa, wirinde kuba wakorwa n'isoni,
kandi Imana yaraguhaye umwanya wo kwiyeza. Yesu nawe yigishije ubutumwa bwo kwihana muri Matayo igice cya 4 murongo wa 17. Avuga ngo Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami buri hafi. Yongeye kubivuga muri Luka 13:3 kugera kuri 6. Aravuga ngo ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo namwe nimutihana muzarimbuka mwese. Imana idutabare. Warinda urimbuka wabuzize kuba utarumvise, warinda urimbuka wabuzize kuba Imana itaravuganye nawe. Ariko wibuke ko na Petero na Pawulo barigishije ubutumwa bwo kwihana icyaha, kubabarirwa icyaha. No mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 3 murongo wa 19 haranditswe ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, iminsi yo guhemburwa ibona uko iza ituruka ku Mwami Imana. Mureke twihane duhemburwe n'Imana. Dufite inyota kubera yuko ibyaha byayiganjije, ariko ni wakwihana nanjye ni nakwihana urahemburwa mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza cyane. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 26 murongo wa 20 haravuze ngo ahubwo mbaza b'i Damasiko maze mbwira ab'i Yerusalemu n'abo mu gihugu cyose cy'Ubuyuda n'abanyamahanga, mbabwiriza kwihana no guhindukirira Imana bakora imirimo ikwiriye abihanye. Imana ishimwe. Ndagira ngo ngutangarize ngo isi yose Imana irashaka ko twihana. Imana yatanze umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Warinda upfa uzize icyaha cyawe waba utarumvise, warinda upfa uzize icyaha cyawe waba utaramenye icyazanye Yesu. Ndagira ngo nkubwire ngo na Zakayo amaze kumenya yuko afite ibyaha byinshi yaravuze ngo uyu mugabo Yesu sinabasha kumubona, ariko reka nurire umuvumo niyacaha ngaha ndibuze kumubona kuko ndi mugufi. Mu byukuri ntabwo yari ari mugufi, ahubwo ibyaha bye byari byaratumye abigikuri. Arangije afata icyemezo cyo kuvuga ngo reka nurire umuvumo. Kurira umuvumo nuguca bugufi. Yesu ahanyuze, Yesu arararama. Arangije aramubwira ngo Zakayo, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi ndi burari wawe. Wakwibaza ngo ni kuki Yesu yagiye gucumbika ku munyabyaha. Imana itugirire neza cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo yazanywe n'umuntu ufite ubutunzi, oya, ntabwo yazanywe n'umuntu ukijijwe cyane, ahubwo yaje gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Niyo mpamvu akubwira ngo ni wihane, niyo mpamvu akubwira ngo ni wezwe. Ndagira ngo nkubwire ngo iteka n'iteka umuntu wese wasangaga Yesu yabanzaga gukora misiyo yo kumubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu mbere yuko umubwira ngo naguhe ibyo ushaka, nawe arakubwira ngo nkeneye iki? Nkeneye umutima wawe. Imana y'amahoro itugirire neza cyane. Hari ibintu bitatu rero mu muntu bifite uruhare runini mu kwihana. Ikintu cya mbere, ubwenge bw'umuntu bufite uruhare runini mu kwihana. Ubwenge bw'umuntu bufite uruhare runini mu kwitunganya. Icya mbere, ubwenge bwawe kumenya icyaha no gusobanukirwa ko umuntu yahemukiye iki? Imana. Ubwenge bwawe burakubwira iki? Mu migendere yawe ukubanye n'Imana hari ikintu ubwenge bumaze imisi bukubwira. Burakubwira ngo icyaha cyawe ugomba kugisobanukirwa kandi ukakimenya. Ugomba kumenya neza akagurimo ko wagatewe n'icyaha. Ubwenge bwawe biri mu bintu bitatu biri muri wowe ubifitemo uruhare runini bwo kugira ngo ugire gute wo kwihana. Ubwenge utekereza iki? Ubwenge bwawe bukubwira iki? Ubwenge bwawe bukwereka ko wakoze iki? Ubwenge burakora cyane. Aho ugenda ukoresha ubwenge, aho wicaye ukoresha ubwenge, mu byo uvuga ni ubwenge. Ubwenge bwawe rero ni mu kintu ufite kigomba kugiramo uruhare mu kwihana. Icya kabiri, umutima wawe.
umutima w'umuntu niwo urusha ibintu byose gushukana. Umutima wawe ugomba kubabazwa cyangwa se ugaterwa agahinda n'icyaha. Umutima wawe ukawutegekera kwihana, ukavuga ati mutima wanjye, ibyo ukora ndabizi, ibyo mbamo ndabizi, ibyo ngenderamo ndabizi, ibyo nibwira muri nge ndabizi. Kubw'iyi mpamvu wa mutima wanjye we, ndagutegekera kwakira umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye. Ikintu cya gatatu mu muntu gifite uruhare runini mu kwihana ni ubushake. Igihe cyose ufata ingamba ukihana, ukareka ibyaha, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, bituruka mu bushake bwawe. Ubushake bwawe, umutima wawe, ubwenge bwawe, nibyo bintu bitatu muri wowe bifite uruhare runini mu kwihana. Hari ingero nyinshi zo kwihana. Dusome mu Bakorinto ba kabiri igice cya 7 umurongo wa 10. Agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa, nako no kubabaza, no kugira ngo kakuzanira iki? Agakiza. Ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Ndagira ngo nkubwire ngo muri iyi si, iyo ufite agahinda k'imibereho, iyo ufite agahinda ko kuzabaho, ejo nzamerane, ushiduka kakwishe. Ariko agahinda ko mu buryo bw'Imana kagutere kwezwa, kagutere kwihana. Iyo umuntu yumvise ijambo ry'Imana amenya ko yibeshye inzira, bikakubabaza, ukabura n'amahoro mu mutima, ariko ukagira gute? Ugahindukira, kubera ko guhemukira Imana ntabwo ari byiza. Nukuri warahemutse, nukuri itekerezeho, wahemukiye Imana. Yakuremye uri umwana mwiza, uri umwana uhabwa byose, uterugwa n'ababyeyi, uhekwa n'ababyeyi, ariko umaze kugera mu isi, umaze gukanguka ku bw'ubwenge, ukajya ubwira umutima wawe yuko ugomba gukora ibyo ushaka, n'ubushake bwawe bukabikwemeza. Aho ubwenge n'umutima n'ubushake byakujyanye mu nzira mbi, n'ubundi ni nayo nzira yo kugira ngo wongere ugarukire Imana, uyikorere ibyiza. Kwihana rero ni ukureka icyaha no guhindukirira Imana, ugafata icyemezo muri wowe, ugafata ingamba. Reba uyu mwana w'ikirara dusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 15 uhereye ku murongo wa 11 kugera kuri 24. Uyu mwana w'ikirara ni ikigereranyo cy'umuntu wese witandukanije n'Imana, akazerera mu isi, akarorongotana mu isi, agakora ibyo ashaka, akagendera mu nzira ashaka. Nk'uko uyu mwana w'ikirara yabuze amahoro amaze kuva mu nzu ya se, ni nako umuntu adashobora kugubwa neza no gutunganira Imana ari kure y'Imana. Imana y'amahoro itweze cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo tekereza ku mwana w'ikirara. Wowe ntaho warorongotaniye, wowe ntaho wagiye kure y'Imana, wowe ntaho wababaje Imana. Wowe garuka mu rugo, Yesu akugirire neza. Garuka mu rugo kwa data, bararya barasigaza. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Ijambo ry'Imana niryo ryakuremye, kandi rimaze kukurema rirakubwira ngo baho. Mu kubaho rero Imana yaguhaye uburyo ki ugomba kubaho. Ongera ugarukire Imana, Yesu aragushaka. Ndagira ngo nkubwire ngo umubyeyi yaguha ibikunezeza, ariko ibyo ngibyo byashira mu isahime. Ariko icyo Imana iguhaye kiraramba, kimara igihe. Papa w'uyu mwana yagize impuhwe, agira imbabazi. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana iracyagufitiye imbabazi. Uyu mwana yatse papa we 8 umukwiriye mu bintu bye, kubera ko atashakaga kuba mu minsi y'ubuntu bw'Imana. Ntabwo yashakaga kuba munsi y'ubutware bwa se. Ndagira ngo nkubwire ngo nudashaka kuba munsi y'ubutware bwa Kristo, ibintu byose bizaba ubusa imbere yawe. Nudashaka kuba munsi y'ubutware bw'Imana, ibyo ufite byose uzabibura. Ibyo wari utezeho amaramuko nta na kimwe uzabona. Uyu mwana yagezeyo, ubutunzi bwe arabutagaguza, agabibye. Iyi nzira niyo twese tujya tunyuramo. Kenshi tujya duhemukira Imana kubwo gukunda iby'isi. Iby'isi bikagutwara,
iby'isi bikakujyana, isi ikakwereka yuko ugomba gukora cyane, isi ikakwereka yuko uri umutunzi, hari aho wamaze kugera. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo wibuke yuko imbere yawe hariho urubanza. Ndagira ngo nkubwire ngo garukira Imana. Nimugakunda iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Imana ntabwo bizaba bihuye. Ntabwo wakunda iby'isi ngo ukunde n'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo iby'isi wabonye wabicumuyemo, iby'isi wabonye inzira y'agakiza warayiyobye, iby'isi wabonye ntushaka kugarukira Imana, ntushaka kumvira Imana. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ihane, Yesu aragushaka, Yesu agufitiye ubutunzi ngo ubikaho imungu n'ingese bitaba, ubike mu bwami bw'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza cyane, twese dutabare. Ubutunzi bumaze gushyira abantu benshi mu kaga. Ubutunzi bumaze gushira, ubutunzi bumaze kurangira. Warakenye, inzara iraza, ubushomeri buraza. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ubure ubutunzi, ubure na Yesu, ubure gushaka iby'isi, ubure no gushaka Yesu. Garukira Yesu aragushaka, garukira Yesu akugirire neza, garukira Yesu agutabare. Niwe nzira, ibyo unyuramo byose nutamushaka bizagupfira ubusa. Iyo ibyo umuntu yishingikirijeho birangiye bishize, atangira kutuka Imana, atangira kuvuga ngo Imana ngo ntago ikimwibuka, ngo Imana ntago kimumenya, ngo Imana ntago ikimwemera. Havuka ibibazo, havuka umwifato mubi, havukamo ubugome. Nibwo utangira kwicuza no kwisobanukirwa ko wibeshye, ko uri mu nzira y'icyaha. Ndagira ngo nkubwire ngo ubutunzi butaragushiraho garukira Imana, garukira Imana. Ibyo ufite bihumanye ibihumano mu mbabazi z'Imana. Harimo guhumanura ubuzima bwawe, harimo guhumanura urugo rwawe, harimo guhumanura ibyo ufite byose, kuko nubundi niyo yabiguhaye. Uyu mwana rero byamuteye kwitekerezaho, byamuteye kwisubiramo. Yaravuze ati kwa data bararya, yaravuze ati iwacu bameze neza, none ubu buzima ndimo ndashaka kubwimukamo. Mwana yimutse mu buzima bwe, arangije afata icyemezo, agaruka mu rugo. Ababyeyi baramwakira, ababyeyi baramwumva cyane, bamukoreshereza ikirori. Yesu nawe aragukeneye, Yesu nawe aragushaka. Warinda upfa wizize kubera iki? Garukira Imana. Iki ni igihe cyo kwisubiramo, ugatekereza ku mibereho yawe n'ukuntu wahemukiye Imana, n'ukuntu wahemukiye iso data wo mu ijuru, maze ukahindukira ukareka ubuzima bubi wari urimo, ukagaruka mu rugo, nawe ukongera kuba umwana mwiza Imana yishimira. Imana iracyafite imbabazi mu biganza byayo, Imana iracyafite ububasha bwo kugira ngo ikubabarire. Reka ibyo umaze kunyuramo bikubere ibyigisho byaguhindukiye ishuri rigutandukanya n'Imana. Imana iragira ngo wihane rero. Iri shuri wanyuzemo, Imana yakwigishirijemo, kwari ukugira ngo yigarukire. Yabonye ugendaniye ko irangije ikubita ishuri ry'ubuzima imbere yawe. Ndagira ngo nkubwire amakuru yizewe ko iyo Imana igushyize mu kigeragezo, bisaba ko iki kigeragezo ugikunda, bisaba yuko mubi inshuti, kuko iyo ugiye imbere kiba kihari, iyo wigiye, iyo aho wajya hose kiba kiri kumwe nawe. Iyo utanyuzwe nacyo, ntabwo Imana ishobora kubona ko wamaramaje kugira ngo ikigukure iki imbere. Uyu mwana w'ikirara rero, ibyo yanyuzemo byose byamuhindukiriye ishuri rimuhatira kwihana. Mbese wowe ubuzima urimo ntabwo bushobora kukubwira ngo ihane. Mbese icyo uri kubona muri iyi minsi ntabwo gishobora kukwatuza. Reba imitekerereze yawe, reba uko wabanye n'Imana mu minsi ya kera, reba uko wahamagawe, urebe niba nawe utarabaye umwana w'ikirara ukajya kure y'Imana, ugarukira Imana. Uyu mwana amaze kwisubiramo, yibutse imigisha n'ibyiza byose yasize mu nzu ya se.
ndagira ngo nkubwire ngo imigisha yose yawe iri mu gakiza, iri mu rugo rwa data, iri mu nzu y'Imana. Ibyo wirukaho byose uri mu byaha bizagupfira ubusa, ibyo uharanira byose bizatumurwa n'umuyaga nutihana. kandi ugiye kubona yuko ari Imana yaguteguriye igihe cyo kwezwa. Uyu mwana w'ikirara yibutse ko abagaragu bo kwase baguwe neza, we akaba yishwe n'inzara. Ese koko mu by'ukuri shuti yanjye, ntabwo ufite inzara yo mu buryo bw'umwuka, ntabwo ufite inzara yo mu buryo bw'ijambo ry'Imana, ntabwo ufite inzara y'umunezero w'agakiza, ntabwo ufite inzara y'umunezero w'amasengesho. Uyu mwana ndagira ngo nkubwire ngo yafashe icyemezo. Ibyo byatumye yibuka ibyo yatakaje, ibyo byatumye yibuka ibyo yataye, maze afata umwanzuro wo kugarukira umubyeyi. Imana ituganze cyane, Imana idutabare. Garukira Yesu ku buzima bwawe, garukira Yesu mu mibereho yawe, muvuga butumwa, muhanuzi, mushumba, munyamasengesho. Garukira Yesu. Ibyo wakoze ndagira ngo nkubwire ngo mu buryo butatu bunini bufite uruhare bwo kugira ngo wiyeze: ubwenge bwawe, umutima wawe. Mu mutima wawe ufite icyo wakoze, n'ubushake uri bugire ukagarukira Imana ukihana, Imana irakubabarira. Ni umutunzi w'imbabazi. Ndagira ngo nkubwire ngo muri iyi minsi ya nyuma Imana ifite abagabo batatu igiye kuguhagarika imbere. Umugabo wa mbere ni ijisho ryayo, umugabo wa kabiri ni umutima wawe, umugabo wa gatatu ni umwuka wera. Abo bagabo uko ari batatu bo ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo bajya barya ruswa. Igihe kirageze kandi kirasohoye, bagushyira amafilimi imbere, wowe ubwawe wicira iki urubanza. Ijisho ry'Imana rirabona, nta hantu na hato wakwinyegeza. Uko wavuze ubutumwa ryarakubonye, uko wabwirije ryarakubonye, ndetse n'umutima wawe hari ibyo wagiye ukubwira ngo ibyo uvuze sibyo, ndetse n'umutima wawe hari ibyo wagiye ukubwira ngo uwo muntu uramubeshye. Ariko ndagutangariza amakuru ngo iki ni igihe cyo kwihana, iki ni igihe cyo kwihana. Kubeshyera Imana, bahanuzi twabeshyeye Imana, bavuga butumwa tubeshyera Imana, abashumba tubeshyera Imana. Ariko Imana iguhaye amahirwe, iguhaye amahirwe ya kabiri. Jambo ryatubwiye muri Ezekiyeli riravuga ngo ariko nuburira umunyabyaha ngo ahindukire have mu nzira ze, nadahindukira ngo ave mu nzira ze azapfa azize ibyaha bye, ariko weho uzabukishije ubugingo bwawe. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana irababuriye iciye mu ijambo ryayo inkoresheje. Ndagira ngo nkubwire nanjye nibwira, warinda upfa wizize n'akazi kawe, warinda upfa wizize ibyo birakureba. Ariko imburi y'Imana irakubwira ngo niwiyeze ugarukira Imana nka wa mwana w'ikirara. Muhanuzi, reba ibyo wavuze, reba ibyo wavugiye kuri telefone, ibyo wavugiye hano ku macano atandukanye, ibyo wavugiye mu ruhande rwawe, mu rugo rwawe, uri mu rugo rwawe wicaye ku ntebe iwawe, nta muntu muri kumwe, ariko hejuru yawe hari ijisho rikureba. Umutima wawe warakubwira ngo nubwo uri mwishakira ndamo, aho ngaho urabeshya. Reba uburyo ki wabeshyeye Imana, kivuze itavuze. Ntabwo Imana ibwira umuntu ngo zana amafaranga ngo ngusengere. Ntabwo iyo Mana ibaho. Mwabeshyeye Imana. Nimuhinduke, nimwihane, kuko iki ni igihe, isaha yanyuma igeze kugira ngo Imana ivuze ifirimbi ku muntu wese utihana. Agiye kubona ko ari Imana yarije kumuburira. Ku murongo wa 10 ngo nuko rero mwana w'umuntu ubwira umuryango wa Isiraheli, noneho nge ndimo kubwira isi yose iti uku niko mvuga ngo ibicumuro byacu n'ibyaha byacu nitwe biriho kandi bitwica nabi. Wirinda wicwa nabi n'ibyaha ufite. Ihane. Imana irazi ko utunze inzu yo mu manyanga, wabeshye ngo iravuze ngo umuntu akugurira inzu, ubeshyeye Imana. Imana irazi neza ko utanga amafoto atandukanye ubeshya ngo ni inzu yawe yasenyutse. Imana irabizi. Imana irazi neza ko uyibeshyera ngo iravuze ngo baguhitura. Urinda ubwira umukozi w'Imana ngo iravuze ngo nuguze. Ntabwo Imana iryo kosa yarikora. Ndagira ngo nkubwire ngo nutihana akawe karashoboye.
ngo ubabwire uti umwami w'iteka aravuga ati ndirahiriye bene data Imana irirahiye ntinezezwa no gupfa k'umunyabyaha ahubwo inezezwa nuko umunyabyaha ahindukira akava mu nzira ye maze akabaho. Imana irashaka kuhindukira, nimuhindukire mugaruke muve mu nzira zanyu mbi. Kuki mwarinda gupfa mwabinzu mwa Isiraheli? Kuki warinda gupfa muhanuzi? Kuki warinda gupfa muvuga butumwa? Kuki warinda gupfa uzize amaranga mutima yawe, uzize kutabwiza abantu b'Imana ukuri? Imana yaduhaye ijambo ryayo, ubuhanuzi butavangiye n'ijambo. Ndabwira abantu bose mukunda ijambo, musome ijambo, musengera mu ijambo, mugendera mu ijambo, mwumve icyo Imana ibabwira, mwumve icyo Imana ibategeka, kandi mwumvire umwuka wera. Imana itugirire neza cyane. Nuko rero mwana w'umuntu ubwira ubwoko bwawe uti gukiranuka k'umukiranutsi ntabwo kuzamurokora ku munsi w'igicumuro cye, nabyo ibyaha by'umunyabyaha ntibizamwica umunsi azahindukirira akava mu byaha bye. Nyamara ukiranuka ntabwo azabasha kubeshwaho nako ku munsi azacumura. 13 nubwira umukiranutsi ngo kubaho azabaho, akiringira gukiranuka kwe kandi agakora ibibi mu byo gukiranuka kwe, nta na kimwe kizibukwa, ahubwo azapfa azize ibibi bye yakoze. Ku murongo wa 14 kandi nimbwira umunyabyaha nti gupfa ko uzapfa, nahindukira akareka icyaha cye agakora ibyo gukiranuka bihwanye n'amategeko, umunyabyaha nagarura ibyo yahaweho ingwate akagarura ibyo yibye, akagendera mu mategeko ahesha ubugingo, ntakore ibibi, kubaho azabaho ntabwo azapfa. Imana itugirire neza cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo tekereza ibyo wibye, utekereza ibyo wambuye, utekereza ibyo wariganije mu magambo. Ku bantu bari kure yawe tekereza uko wababeshye, ku bantu bari kure yawe tekereza uko wavuze ngo ni Imana ivuze atari yivuze. Bamwishakira ndamu, babatunzi bw'isi budahawe n'Imana. Ikintu cyose Imana itaguhaye wiciriyemo inzira, icyo cyose Imana ije kugifatira umwanzuro, ije kugifatira icyemezo, niko ijambo ry'Imana rivuze. Uretse n'ibyo nutihana uzapfa, niko Uwiteka yavuze. Ariko niwihana uzabaho. Ezekiyeli 3:3 uhereye ku murongo wa 9 usome neza ugere ku murongo wa 16. Bene data nshuti z'umusaraba, ndagira ngo nkubwire ngo niwihane. Iki ni igihe cyo kwezwa no kwihana. Imana y'amahoro yongere tiramburira ukuboko itukize ingaruka zose. Ufata icyemezo, umaze kumvira ijambo ugarukira Uwiteka, umaze kumvira ijambo wongere wemerere Imana mu mutima wawe. Mwaganiraga n'umuvuga butumwa Mukaribiya Pasikazi uteranira ku mudugudu wa Biryogo ADPR. Data wa twese uri mu ijuru, tumaze kumva ijambo ryawe, reka duhindurwe n'imiburo yawe. Umuntu wese umaze kumva iri jambo reka yere kandi yezwe. Ibyaha yakoze akivuka, bya bindi abahanuzi bateretswe ariko ijambo ry'Imana rivuga, reka niyamara kumvira ijambo afate icyemezo yezwe, afate icyemezo yihane, kuko isi yose twakwihana turagirirwa imbabazi. Reka rero uri bufate icyemezo ahindurwe n'imiburo yawe. Urashaka ko abantu bakira, urashaka kubabarira, kuko ikintu ukizeho cyane ni imbabazi. Nanjye ndagusabye kugira ngo ugirire impuhwe isi yose, uzigirire imbabazi zawe zitwomeho. Reka mu rukundo rwawe no mu cyubahiro cyawe abarimo dukirira, abarimo turokokera, kandi kubw'imbabazi zawe buri wese umubabarira ibyaha bye, iby'umuryango avukamo, iby'umuryango ashatsemo, iby'ababyeyi be, iby'igihugu, iby'itorero. Ibyaha byacu byose turabyemera kandi tubisabiye imbabazi. Ngaho reka bafashe icyemezo ubambike imbaraga zo gukiranuka, ni mu izina rya Yesu, amen. Ku muntu ukeneye
kubaza no gusobanuza n'ibitekerezo yatanga, nimero yanjye ya WhatsApp ni 078 77 94 078 77 94 54 9. Imana y'amahoro ibahe umugisha, ndabakunda, murakoze.